ateye kuri company ntabwo ariko bimeze. Company hari amakosa yakoze ariko nanjye hari amakosa nakoze. Hano niyo mpamvu nababwiye ngo nituze kujya kure y'ukuri, tuze kubwiza abanyarwanda ukuri kuko bino bintu byageze kure. Bamwe baravuga bati ntabwo yarakwiye kuzana ibijyanye n'ikibanza yahawemo impano kuri social media. Tugira n'aba PR badusubije aribo bacita, bituma nyine bigera kure cyane. Bamwe baravuga bati se ibi ni ibiki, bamwe baravuga ngo ni prank. Ni value iri hejuru ya miliyoni 20. Icyo guhingwa ni icyo guturwamo. Igikorwa gikurikiyeho nyuma yo gusinya amasezerano kiri icyangombwa cy'ubutaka kikibanza Ni product tumaranye iminsi nayo twagiye tuyivugaho, iyi bibanza biri affordable aho kuva kuri miliyoni 2,800 ushobora kugura ikibanza. Iyi product yo irimo n'amahirwe kuba iyo umuntu aguze ikibanza ahabwa card, ahabwa ikarita igaragaza ikibanza aguze na code imuranga nk'umukiriya. Iyo abantu bose baguze muri iyo site, tuvuge niba harimo ibibanza 100 bamaze kugura, hari ikibanza kimwe kiba gisigaye nimero 3. Nuvuga ko ibibanza 101 2 ikibanza cya gatatu ariyo nimero 3 iteka muri izo site kiba kigomba kuzatsindirwa n'umunyamahirwe umwe. Ababikurikiranye kuri Radio Rwanda barabibonye naho kuri Chita Magic no kuri YouTube channel zacu. Ayo makadi y'abantu 100 baguze ibibanza turayafata tukayashyira mu mashini, imashini kayakaraga, umuntu umwe upfutse mu isura agakuramo kadi imwe tukayishyira hejuru, namba yatsinze mu bantu 100 baguze ibibanza, uwo muntu aba ari umunyamahirwe watsindiye ikibanza muri iyo site. Ibi ni bimwe mu kongerera ubushobozi abantu bakeneye gutura twubaka u Rwanda rw'ejo hazaza. Ndashimira cyane inzego z'umutekano, ndashimira leta y'u Rwanda. Ahari amahoro, habi byiza, ahari umutekano, iterambere ririhuta. Niyo mpamvu ubona dukataje imbere mu iterambere, dusigasira ibyagezweho kugira ngo nk'urubyiruko turebe target cyangwa se turebe future y'igihugu cyacu mu gihe kizaza. Ibindi kubijyanye n'itangazamakuru, n'abantu dukorana hafi, n'abantu bahora hafi ya Marshall Estate, n'abantu bazahora hafi ya brand ambassador wacu nka Yago nk'umuhanzi mushya ugiye gusinyana natwe amasezerano. Ndabizeza ubufatanye, ndabizeza gukorana bya hafi. Ubushize twatangaje ko tugiye gushyiraho site umunyamakuru azageza kuguramo ikibanza, agahabwa ikibanza ku giciro gitandukanye n'icyundi muntu wari we wese. Ariko icyo gihe dufite ibyo tuzashingiraho, komite yanyu nk'abanyamakuru dufite icyo tuzabasaba kugira ngo tugire proof igaragaza ko uwo muntu ari umunyamakuru koko, tumukorere discount. Iyi discount nayibasobanura impamvu tuzayikora, nuko mu buryo bumwe cyangwa ubundi Marshall Estate bakeneye kandi nimwe mukora kwamamaza ibikorwa byacu bya buri munsi. Icyo rero discount dukora ni nkiku kiguzi kuri service muduha. Ibyo rero hari n'izindi project zihari. Abamotari ndabakangurira ko dufite Motar Estate aho tuzajya duhereza abamotari ibibanza biri affordable n'amazu ari affordable ku bushobozi bwabo, kuko ni bamwe mu bantu twasanze bafite contribution ishoboka cyangwa ikenewe mu byo dukora. Ni byinshi rero ubu ndibaza igikorwa twagitangira, bari buze kuba bafite ikibazo baraza kubona umwanya tubasobanurire. Murakoze. Kugira ngo session y'ibibazo iraza kuza nyuma, dushobora gusinya amasezerano, then niba ari cyo abanyamakuru bifuza kumenya kirenze icyo ngicyo tukaba twaza gutanga uwo mwanya, kuko press conference ntabwo iri buze gutinda bitewe n'ibihe abantu barimo, abagiye kujya mu zindi gahunda, content ziracyakomeza. Byumvikane ko uwo mwanya tutagomba kuba tubarira, ahubwo twakwiye kuba tubari imbere kugira ngo namwe mukore gahunda yanyu. Mu gihe rero bari kwitegura, hariya hano hari banner tubona hano yanditseho normal funds, hano hari code ihari, ngiye gusaba umugabo muri nomo kugira ngo ambwire impamvu. Umuntu uri gusikana hano biragenda bite? Muraho neza, turabasuje cyane. Nitwa Henry Dinagman, ndi F&B supervisor mu hotel. Iyi banner mureba hano yitwa yamurikira abantu yuko kuva uyu munsi
Yago abaye brand ambassador wa Mashari Estate, ariko kandi n'ikibanza yemerewe uyu munsi aragihawe ku mugaragaro nk'uko ano masezerano bivuga. Chita uranyomoza ikibanza ni cyo gifite hano. kuza icyo ushaka Niyo mpamvu nawe nabaje ngo uranyomoza. turi bufate kopi Abantu mushaka ibibanza muraca kwa Chita. tundi dusome Janvier anything we come back cyo kwa Chita byorohe tuve mu manegeka. Abashaka ikibanza cyaya ari boss ariko ashaka nawe kuba afite tenda Isinyirwa ni mu ntamo nyine maze kubisinyirwa ni mu ntamo zaba nk'unyayemo ntabwo kuri iki Wagwan. birabaye ubwo igikorwa gikurikiyeho nyuma yo gusinya amasezerano iki ni icyangombwa cy'ubutaka cy'ikibanza. Ikibanza ni mu mujyi wa Kigali Gasabo. Dukoma amashyi guys. abantu mutakomeze no ko mutisha ntabwo ryabura ishaza ntabwo ryabura Icyangombwa ni iki guys? Ni muri Gasabo. murakeka ko badutuburiye se niba badutuburiye ndabivugaho mu kanya mugiye kumva mwakongera mukicara Iriya ni kopi yacu. bahaye manager ariko na company igomba gusigara kopi ya bana cyangwa ko ntaho bihuriye. Dufite rero iminota mike cyane, ndabona Janvier Mongrand 3 4 5 turahera kwa Janvier, hakurikireho uyu, hakurikireho agenda shanditse bayagura ikintu cyiza. Ikibazo cya mbere ashaka kukibaza Mashari. Natangaje nka brand ambassador mayinisi harimo bitandukanye bayo tumwatse kuri tweet. Ikibazo gifite A na B. Mbere ko concert igera wari batangaje ko mushobora kumuha ikibanza cyangwa se ugeze kuri stage nibwo wahinduye ibitekerezo ko waravuze ko ushobora kumuha inzu cyangwa se ikibanza. Hanyuma B yayo iribaza se ikibanza mu muhanda mu karere ka Gasabo gifite
agaciro kangana iki, ni ikibanza cyo guturamo, bizi ko kwishyura umujyi wa Kigali usaba abantu kubanza kumenya aho bazatura, niba aho gutura, aho guhinga, ni ikibanza kiri ku buso bungana iki. Hanyuma kuri Yago umuntu yakibaza niba kuba ugizwe brand ambassador bidaturutse ku gitutu washyize kuri company na company katekerezwa ko kutari ko noneho ikorane nabonye na company mukora bimwe nka KTN yari yesije ivuga ko byavugiye gutera mu nako ihuriye. Hanyuma Yago Musi umuvandimwe ku ruhande ni manager mukorana gute, ni manager w'ibihangano direct fashion kuri icyo kintu. Hanyuma Masha ikindi mu masaha y'imbere baza kugaragaza inzu mwubakiye utishoboye, ni igikorwa mwakoze mu gihe kingana iki, amafaranga angana iki mwahisemo mugeze mu kibazo. Thank you so much. Urakoze cyane, straight to the point. Uko bigenza bari ko tugenda tubigenza. Reka tufatire rimwe. Ikibazo cya mbere Janvier yabajije ni agaciro k'ikibanza na square meter gifite n'aho giherereye. Arabaza ubwo n'impamvu yagataha w'inzu akaba hawe ikibanza, aho wenda nsubije nuko muri event hemewe ikibanza ntabwo hemewe inzu, ni nacyo aherewe hano, ariko ubuyobozi arakivugaho. Ikibazo cya kabiri wabajije Yago impamvu yemeye kuba brand ambassador niba bidaturutse ku gitutu cy'ibyavuye yawe yanditse. Icya gatatu arabaza icyo gikorwa cy'inzu amafaranga cyatwaye n'impamvu kampani yagiteguye. Hanyuma Masha twongera brand ambassador mwaka umwe imyaka 2 cyangwa brand ambassador impamvu we twamuhisemo nabivuzeho nabisobanuye. Hanyuma igihe asinye kuba brand ambassador ni igihe cy'amezi 3 angana n'igihembwe, ariko avugururwa bitewe n'impamvu. Nkuko nabivuze Yago n'umuhanzi munini, kugira ngo uzamukonvenke asinye contract y'umwaka biragoye. Twe nka company nibyo twifuzaga, ariko we kubera ibyo ateganya ashobora guteganya ko habamo challenges ziyongera, niyo mpamvu twasinye contract y'imyaka 3. Ariko muri iyo myaka 3 ibyo yageneye amezi 3 sorry, muri ibyo tumugenera hariho uburyo bw'amafaranga ahoraho ku kwezi, transport aho yajya mu bikorwa byose bya company nibyo twuzuzagaho aka kanya, n'amatike y'indege ndetse na accommodation mu gihe ibikorwa bya company byaba bigiye mu bindi bihugu dukoreramo. Ku bijyanye n'icyo wabazaga cy'inzu tugiye kumurika agaciro yatwaye, ibi byo ntabwo turi mu bitangaza aka kanya, kuko ni imibare yagiye ikorwa dufatikanyije n'inzego z'umurenge wa Nyamata, nibo babikurikiranaga. Twe twatangaga amafaranga, akaba aribo bakora ibyo bagomba gukora. Ibyo rero tuzabihuriza hamwe nabo mu yindi launch izakorwa y'akarere, kuko akarere nako gafite gahunda yo kuzalaunchinga amazu yose yubatswe, kuko ntabwo ari twe bafatanya bikorwa gusa bubatse, harimo na polisi n'izindi nzego. Ubwo byose bizatangarizwa rimwe. Ikindi waruvuzeho ni ku kijyanye n'ikibanza, nicyo twemeye muri show nk'impano twamugeneye. Navuze ko kiri mu karere ka Gasabo. Izindi detaye buriya zireba uwahawe impano na management yiwe, gusa iyo umuntu atanga impano ihwanye na standard izo wabazaga ahantu hashobora kubakwa, kandi yarabisuye yabonye uko bimeze. Hari ikindi nicyo navuze. Yago uyu munsi ni brand ikomeye kandi nini, niyo mpamvu yanze ko aduha igihe kirekire gishobora gusubirwamo. Ibijyanye no kuba yakorana n'andi company, hari clause irimo ibigena muri contract igomba kubahirizwa. Buriya nibigera igihe nabyo nanone itangazamakuru muba muri hafi nk'umuhanzi ashobora kuzabisobanura. Nanone iyo tuvuga agaciro k'ikibanza aka kanya ntabwo dushobora kubigaragaza hano, ariko ikibanza muri Gasabo wahamo umuntu impano ni value iri hejuru ya miliyoni 20. Icyo guhingwa ni icyo guturwamo nako yakabaji. Nibyo navugaga ko utaho umuntu impano ituje standard, agomba kuba ari ahantu ho guturwa, kuko ni umuhanzi ntabwo ari umuhinzi. Okay, nanjye ibibazo byanjye nabyumvise. Ntago ndi bukoreshe microphone.
nta kibazo ndavuga mu byumve kuko nta nubwo hariho brand yanjye kandi nanjye mfite brand. So turasobanura impamvu. Ngiye rero first of all ndabanza gushimira ubuyobozi bwa Marshall Rio Estate, nshimire timu yose, nshimire iyi press conference kuba yateguwe, namwe mbashimire itangazamakuru kubera ko tari hano ntago twaba duciye hano, twaba dukora iki ngo twaba turimo kwikirigita tugaseka. Ndabashimiye cyane, mwarakoze n'uyu munsi kandi muracyakora. Icya kabiri rero kubijyanye n'ibibazo Janvier, Dr. Nayubu ku bibazo yarabajije, ngewe niba ndi bubyite igitutu, ntabwo ndi bubyite igitutu kubera ko yavuze ngo ese kuba brand ambassador cyaba ari igitutu naba narokeje cyangwa narateye kuri company. Ntabwo ariko bimeze. Company hari amakosa yakoze ariko nanjye hari amakosa nakoze. Hano niyo mpamvu nababwiye ngo nituze kujya kure y'ukuri, tuze kubwiza abanyarwanda ukuri kuko bino bintu byageze kure. Bamwe baravuga bati ntabwo yarakwiye kuzana ibijyanye n'ikibanza yahawemo impano kuri social media. Tugira n'aba PR badusubije aribo bacita, bituma nyine bigera kure cyane. Bamwe baravuga bati se ibi ni ibiki, bamwe baravuga ngo ni prank. Ndagira ngo mbivugire imbere y'izi kamera zose ziri hano, ni nyinshi ndimo ndazibona, nta prank nimwe njya nkora. Abantu babyumve neza, mbivugira aha. Umunsi nakoze prank nabwo nzavugane nabatayemo, nzavuga ati nabatayemo aga prank, ariko kuri ino nshuro nta prank ngiye ndategura ngiye nka Yago ngo mvuge ngo ngiye guprankinga abanyarwanda, kubera ko ngiye abantu bankunda nago nzi aho baherereye. Sinzi niba ari abasaza, sinzi niba ari abakecuru, sinzi niba ari urubyiruko, sinzi n'ibyo bakora. Uretse kuba nkiri ikiganiro kuri Yago TV show, abantu bakagenda bakakireba nkabona bakirebye ari benshi, ariko mu by'ukuri nago nzi ngo abo bantu baherereye. Niyo mpamvu nafashe umwanzuro uvuga ngo sinzigera mbabeshya, kuko nimbabeshya nzaba ndimo kubeshya amarangamutima yabo. Niyo mpamvu nkeka ko abantu banjye kuri Yago TV show bari connected nanjye. Niyo mpamvu banshyizeho igitutu ahubwo aribo bakajya bati garuka mu biganiro, garuka kuri Yago TV show tukubone. Kubera iki? Ntabwo ngiye ngira ibintu bya prank kabisa. Ibyo bintu mubimenye, umunsi nayigize nshobora no kuzivamo ngiye nkahita mbarabura ati yari prank, nkaba nkivamo ngewe nkivamo. So rero nta prank yari irimo, hari amakosa company yakoze, nanjye hari amakosa nakoze. Ari nayo mpamvu ntangiye mvuga ngo ndashimira company baranyegereye, turaganira nk'abantu b'abagabo, barambwira bati Yago hari amakosa, hari misunderstanding zabayemo hagati yacu timu yawe, ariko kandi ntago bikwiye kuduteranya nk'abantu b'abagabo. Siko bimeze, abantu barashwana, abantu bagirana ibibazo, ariko kandi ntabwo kuguma muri line y'ikibazo ari byo bituma umuntu agera aho ashaka kugera. Niyo mpamvu twicaye na Rio Estate, Marshall Rio Estate, turaganira, mbasaba imbabazi. Mu byumve neza ko nasabye imbabazi iyi company, nabo banyereka amakosa bakoze, nabo bansaba imbabazi. Twiyemeza gukorana mu buryo kugira ngo abanyarwanda babone ko nta kibazo kiri hagati yanjye na Marshall Rio Estate, ndetse kandi nta n'ikibazo kiri hagati ya company ye ndetse na Yago TV show. Kubera iki? Kubera ko uko byamera kose gushyira hamwe byatugeza kure ugenje no gushwana. Kuba nashwana na Marshall, wenda company ikabigenderamo, ikagira reputation imbi, ikagira izina ribi mu bantu, kandi hari abantu bamaze guhabwa ibyabo neza, ntabwo bivuze ko dukwiye kuguma muri uwo murongo. Nasabye imbabazi nka Yago TV show, nsaba imbabazi nka Yago Pondat, nabo banyereka amakosa yabo, kandi kuko nabo barayabonaga ko hari habayemo standing, nabo baca bugufi dusabana imbabazi. Ni nayo mpamvu uyu munsi mutubonye hano kuri pano kubijyanye none n'imikoranire. Ni nayo mpamvu nifuzaga kubanza kuvuga gusobanura kuri ako kantu, kugira ngo n'undi muntu ufite ikibazo kubijyanye nuko twaje guhuza, bamwe bakaza kuvuga bati wenda ni prank, Yago ari muri prank kubw'indirimbo ye. Nje ntago njya nkora prank kugira ngo nsohore indirimbo, no. Mfite imiziki myinshi ku buryo ndamutse nkora prank ngo sohore imiziki, ntabwo izo mbaraga se nazikura. Ntago izo mbaraga nazibona ngo mbanze ngo ngiraga prank ngo then nshyireho umuziki. Ntago ibyo bintu mbigira kabisa. Abakunda ibikorwa byanjye ndabubaha, baba ari benshi baba ari bakeya. I don't complain. Naranabiririmbye mu ndimbo yitwa Amashaga, ndavuga ngo nyuzwe naho ndi sindeba iby'abandi. I see some future on me. Sinshaka guprovinga abantu bapinga ibyo nkora. No. I'm not complaining. Ntago nshaka guprovinga ngo babone study, babone ko ndi umuhanzi urimba neza. No. Nsohora umuziki kubera ko wabonetse.
iyo umuziki utaraboneka ntabwo ikiganiro cyabonetse batamo uvuga ngo ngiye akazi kabonetse ndagatanga ntabwo ngatanga ngiye nagombaga kubanza ngo kubeshya abanyarwanda ngo kugira ngo baze kureba ibyo nasohoye. Rero umusaza Janvier ndetse n'undi muntu ufite icyo kibazo ntabwo ari igitutu nashyize kuri company kubera ko Marshal turaziranye since tuziranye guhera 2016 niba ntibeshye akiri mu mishinga yo gukora umuziki 2017 hari umushinga twahuriyemo wagombaga kumuhuza we na Eddie Kenzo from Uganda. Turaziranye ku buryo narezinze issue y'ikibanza ariko mu by'ukuri na makosa nakoze nkuko nanjye nabyemeye ko hari amakosa nagiye nkora. Ni nayo mpamvu kano kanya turi hano n'itangazamakuru. Hanyuma ku kindi kibazo wabajije ni management ku mikoranire yanjye na uyu mugabo yitwa Safari Agaba. Is a big champion, is a big heavyweight, is a big man. I call him a big man because he's the one who supported me. I met him when I was very stressed, when I was very distracted. Aranyumva amba hafi mu gihe cyo gutegura concert yanjye. Uyu niwe wishyuye amafaranga ya mbere yo kujya Camp Kigali. Uyu mupapa mubona hano yitwa Safari. Impamvu mwita big champion nuko yakoze ibintu ntigeze nkorerwa n'undi muntu kuva igihe cyose ninjire muri music industry, kuva igihe ninjire muri journalism, kuva igihe ninjire muri Kigali. Nta wundi muntu wari wakangiriye impuhwe nta kintu nshakaho. Hari abangiraga impuhwe bashaka kuntamo, ariko uyu mugabo yangiriye impuhwe yishyura amafaranga ya mbere nishyuye venue ya Camp Kigali ahabera igitaramo. Abenshi mwari muhari, mwarakoze cyane kunshyigikira. Uyu mugabo niwe wayishyuye kandi ntabwo yayishyuye angurije. Yarambwiye ati I've been following you since day one. Umuryango wanjye ugukunda, bakureba, bakunda ibiganiro byawe. Afite abana bakuru, afite n'umujene ugiye gukora ubukwe ejo, ahubwo ngira ngaraza kugira akanya ko kuza kubatumira bazashobora bazahagere. Rero uyu mugabo dukorana mu buryo bwa kivandimwe kuruta inyandiko n'impapuro, kubera ko ibyo yamfashije mbere yuko twinjira mu mpapuro biruta ibyajya mu mpapuro. Kuko icyizere yangiriye akangirira icyizere tutari dusanzwe tuziranye, tutari dusanzwe turi inshuti, tutaganira, akavuga ati ngiye nkunda ibyo ukora, niyemeje kugushyigikira. Uyu munsi rero mufata nka mukuru wanjye kuko aranduta, mufata nka brother wanjye, nkamufata nka papa wa hano i Kigali kuko mfite umubyeyi umbyara, ariko uyu muntu yambereye papa kuko nahise niyo bavuga ko nanjye ndi papa we. Rero nanjye mfite papa wanjye ni Kigali. Hanyuma dukorana mu buryo bwa nakwita ubwa partnership ariko iri deep, irimo brotherhood more than business, more than money, more than feelings. Twebwe we are brothers. Niyo mpamvu ku kibazo Janvier yarambajije araza kugira ibyo we yivugira. Ni umupapa mukuru, ni umupapa nubaha cyane ariko nanakunda. Araza kugira ibyo yivugira. Imikoranire yanjye nawe rero ni imikoranire ya brotherhood more than anything. So straight kuri we kugira ngo wenda in 2 minutes you can answer the question. Sure. Pass me the mic. Manager of business Ni manager muri business. Ni ukuntu mubanye okay. Afite uyu mugabo afite company yitwa Saftech, araza kubyivugira. Iyo company ishipinga ibintu kuva muri Canada no muri Amerika biza hano muri Afrika, by'umwihariko East Africa and West Africa. Hanyuma tukaba dufitanye imikoranire mu buryo bubiri. Nka Yago TV show hari ibyo aza kuvuga agomba gushora muri Yago TV show n'ibyo agomba kuyikoramo. Hakaba na Yago Pondat nk'umuhanzi kubijyanye n'ubushobozi bw'amafaranga, kubijyanye no gukora video, kubijyanye no kuvuga ngesha ku recording indirimbo ngamubwira ndashaka kujya kuyishutingira Dubai. Akavuga ati budget nangahe, ni ibihumbi 10 by'idolari cyane 15. Akareba niba muri budget nyine mu mafaranga ahari akaba yayatanga. N'ubwo buryo mu buryo bwa Yago Pondat n'uburyo bwa Yago TV show. Ibindi araza kubyivugira. Yeah. Nje kugerageza kuvuga mu Kinyarwanda. Right, I will do it in Kinyarwanda, it's fine. So, Yago nkuko yabivuze is more than a friend. It's just a family. So we've been together for a while, and this is extending further than just a friendship. I'm a senior entrepreneur. Nabonye ari ngombwa kugira ngo namufashe mu byakora. Mfite company Saftech Canada. I'm based in Canada and USA.
dufite apartments in East Africa, shipping, local media, internal media.